Banyarwandakazi, umuhanzi The Ben akomeje guca impaka ndetse akomeza no kuvugisha abantu benshi cyane nyuma y'uko akoze igitaramo i Kampala ku itariki 17 Gicurasi 2025. Hanyuma abakobwa bakamujugunyira amasutiye kuri stage. Ibi ngibi byavugishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko binamenyekanye cyane nyuma y'uko igitaramo kirangiye, abantu bagatangira no kugenda babiganiraho nyuma y'uko hari akavideo kagaragaye aho ngakuri kubona muri screen yawe. Umunyamakuru rero wo ku Gihe Emi Rwanda niwe wabashije kuba yagashyira hanze. Hanyuma rero abantu benshi bahita batangira kugenda bakavugaho cyane. Ibi ngibi ntabwo abantu barabibonye, bari bagarutse ku gitaramo cya The Ben, bagaruka ku byagiye bibamo bitandukanye. Hanyuma hari bimwe rero mu tuntu twagiye tubamo dutangaje batigeze babona cyangwa se batigeze bagarukaho cyane. Niyo mpamvu ngiye gufata akanya gatoya tukabiganiraho, hanyuma ngahita nigendera tugahurira mu bindi biganiro. Ngo ikaze kuri Admount niyo niba bwa mbere ugeze hano, ndakwibutsa ngo ukande kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. N'amakuru ya entertainment, amakuru akomeje kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga, ibyo tugenda tuganiraho umunsi ku wundi. Ngo ikaze. Uyu muhanzi The Ben rero ubwo yarari kuri stage i Kampala ku itariki 17 Gicurasi 2025 yatunguye abantu cyane, ndetse kandi n'abantu bamugaragarije urukundo rukomeye cyane. Nubwo amatike yarahenze, harimo abantu bagiye bagaragaza ibitekerezo bavuga ko amatike yarahenze batabashije kuba bajyayo, ariko nubwo hari abatabashije kuba bajyayo muri Serena Hotel nyine habereye igitaramo, hari abagiyeyo kandi abantu baruzuye rwose, barakubise baruzura. Nubwo abantu bakomeje kugenda bavuga bati igitaramo cye cyagiyemo abantu b'abakire, biragaragara ko The Ben rero akunzwe, ndetse niyaza gushyira amatike ku rwego rwo hasi yari kubona abantu benshi cyane bakabura naho bajya, bikaba byatuma banahindura naho bari gukorera iki gitaramo. Igitaramo rero ugendeye ku bitangazamakuru byagiye bigarukaho, ugendeye ku mashusho yagaragaye cyane, igitaramo cyaranzwe n'ibintu byiza cyane, ariko nanone by'umwihariko kikarangwa n'udushya twinshi dutandukanye. Uyu muhanzi The Ben ku rubyiniro yagaragaye ari kumwe n'abahanzi batandukanye, aho yagaragaye ari kumwe n'abahanzi bo muri kiriya gihugu cya Uganda. Haje abahanzi batandukanye, aho kuri stage habashije kuba haperforminga Rema na Makura baririmbana indirimbo bafitanye This is Love, ndetse abantu rwose babikunda cyane, ubona ko babyishimiye. Abandi basabye kuba bakora indi ndirimbo ya kabiri, urukundo rwabo nyine rukagenda rwiyongera nyine, hanyuma bakaba bakora n'indirimbo n'ikindi gihe bakajya bahurira kuri stage bakabikora neza cyane nk'uko babikoze uriya munsi. Abandi bahanzi bagaragaye kuri stage b'abanya-Uganda harimo Karole Kasita wa Rafiki Muziki. Hanyuma mu Rwanda hagaragara Kevin Kade Element L, mu gihe DJ Flix ariwe wari kuvanga imiziki. Muramuzi cyane DJ Flix, ni umunyarwandakazi, ni umwana ukiri mutoya, nawe yaje muri industry aza ari umuhanzi, yari yise Funny Baby. Hanyuma ntibyamuhira ibyo kuririmba, aza gusanga impano ye ari ukuvanga imiziki. Ibi ngibi rero ni na byiza cyane, ndetse na The Ben akunze kugaragara afasha uyu mwana w'umukobwa, dore ko nubwo yakoraga igitaramo muri BK Arena ku itariki ya mbere z'ukwa mbere muri uyu mwaka 2025, uyu mwana w'umukobwa yagaragaye nanone ari kuvanga imiziki muri iki gitaramo. Urumva ko ni byari ibintu byiza cyane, ndetse na The Ben avuga ko gufasha abana batoya akagenda abafasha kuzamuka, ndetse atuma n'abantu babamenya ari ibintu byiza cyane. Avuga ko rero atagakwiye kuba yakwijyana wenyine, agomba kujyana n'abakiri hasi kugira ngo bazamurane. Nawe ejo bundi hari igihe yabakenera, ugasanga bise biba byiza kuko nawe yabafashije akabafasha kuzamuka. Element L rero nawe no weretswe urukundo rukomeye cyane hano mu gihugu cya Uganda, ubwo binjiraga mu ndirimbo Nisanze nkunda umuntu nazi ya Kevin Kade. Element L yeretswe urukundo cyane, hanyuma bigeze kuri Kevin Kade we noneho ari n'ababyinira cyane. Ewana hahandi no mu gihugu cy'u Rwanda abantu babigarutseho cyane, kandi batari bari no muri show. Wibaza noneho abantu bari muri show uko babifashe nuko babibonaga, byari ibintu byiza cyane rero. Hanyuma rero The Ben aza gutungurwa cyane no mukobwa wagize gutya akuramo isutiye arangije ayimunagira ku rubyiniro. Uko nagiye mbibona rero mu bitekerezo abantu bagiye batanga ku mbuga nkoranyambaga, harimo abantu bari kuvuga bati ibi bintu rwose ntabwo bikwiye, abandi bati ibi ngibi birakwiye cyane, ahubwo baba bakweretse urukundo, baba bakweretse ko bakwitayeho cyane. Rero isutiye The Ben yaje kuri stage nk'uko muri kubibona, arangije ageze ku rubyiniro nyine atangira kuririmba indirimbo yaririmbiye umugore we Pamela, tuyise True Love. Atangira kuyiririmba, ajya kubona isutiye y'umutuku iraje neza ngo pa imbere ye kabisa,
yari namuguyeho. The Ben rero yabanje gusa nk'uyitegereza agira ngo nakandi kantu, arareba abona ni sutiye, ntabwo yigeze ayirenga, ahubwo yese ayibereye kiraca ku ruhande, arakomeza agenda aririmba. Hanyuma rero yaje gukurwaho n'umuntu umwe mu bafana bari baraho hasi, nawe yayirebye abona gasa nk'akabangamye, aragakurura agakura mu nzira agashyira hasi. The Ben gusa ntabwo yigeze agaragara yayifata ngo ayijugunye hasi. Abantu rero bahise bavuga bati The Ben noneho ibi ni ibiki batangiye kumukorera, ibintu biraza kubyara iki, bibagiye ko The Ben afite umugore, bibagiye ko iki. Ariko nanone ibingibi nanone bikunze kubaho cyane ku basitari batandukanye. Murabyibuka ko mu mwaka wa 2022 ubwo byavugwaga cyane umuhanzi Ruga wo mu gihugu cya Nigeria nawe yaje kujya ku rubyiniro rimwe, arangije ari kuririmba yegereye abafana, umufana umwe amukurura igitsinda. Abantu baratungurwa cyane, ndetse na Ruga nawe byaramutunguye, nyine ubona ko bimubabaje, ashaka kurakara, ariko babara akanya gato ubona ko nawe isura ihindutse, arongera aragaruka muri modo, nyine arongera aririmba, yibuka ko yaje kuririmbira abantu. Ibi rero bikunze kubaho ku basitari benshi batandukanye. Hari igihe uba uri ku rubyiniro bitewe n'ukuntu abafana nyine bagukunda, bitewe n'ukuntu bashaka kugufata. Murabizi, mwagiye mubona ko no mu mashusho yo kwa The Ben ari abakobwa rwose wabonaga ko byabarenze, bakabyina, bakazenguruka, bakisaza bya hatari. Bigaragara ko nyine The Ben nawe akunzwe cyane, ndetse hari n'abari kuvuga ko rero ari uko ngo yababaye kure, ngo yaza kuba bari hafi nawe ewana nawe bari kumukorera ibindi. Rero nk'uko The Ben nawe yabigarutseho, yishimye cyane, ndetse show yamubereye nziza. Yashimiye abantu bo muri Uganda, abantu bagize uruhare mu gutegura iki gitaramo. Hanyuma rero akomeza no gushimira nyine abafana bose muri rusange, buri muntu wese wagize icyo akora kugira ngo bigende neza. Nanone nkuko navuze ko hari ibyagiye biranga iki gitaramo cya The Ben, ntabwo nagenda ntavuze ku muhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru w'umunyarwanda Yago Pondat uba mu kiriya gihugu cya Uganda. Nkuko yabyitangarije ubwe, yavuze ko yavuye mu Rwanda ahunze abantu bashakaga kumugirira nabi, bashakaga kuba bamukorera ibintu bitari byiza, hanyuma ajya muri kiriya gihugu cya Uganda. Ariko nubwo yagiye muri kiriya gihugu, akenshi dukunze kumubona cyane, dukunze kumubonana n'abanyarwanda batandukanye iyo baba bagiye muri kiriya gihugu cya Uganda. Rero Yago Pondat yongeye kugaragara cyane ari kumwe na The Ben, yagaragaye cyane ari kumwe na The Ben rwose basuhuzanya, bahoberana, ndetse ubona ko Yago byamushimishije, na The Ben nawe abonaga ko byamushimishije, ubona ko ari ibintu biri sawa cyane. Ariko nanone abantu ku mbuga nkoranyambaga barimo baravuga bati none se Yago kubera iki yagaragaye ari kumwe na Element bishimanye cyane? Kandi Yago murabyibuka neza ko mu mwaka ushize ubwo yavugaga abantu bagiye bamuhemukira, abantu bagiye bamugirira nabi, abantu bagiye bamutenguha, Element nawe yamushyizemo. Yavuze ko yamufashije kuba yamenyekana, amufasha kuba kumuha platform, amufasha ibintu byinshi bitandukanye, haba no mu buryo bw'amafaranga n'iki tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Hanyuma rero ngo Element nawe aza kumuhemukira. Ariko abantu batunguye cyane no kubona Yago ndetse na Element bishimanye, barimo bakora utuntu twinshi dutandukanye, bakora utuvideo, nyine ubona ko bishimye, kandi Yago yishimye cyane, abona agasakuza avuga ati big energy. Ibi ngibi byatumye rero abantu benshi babyibaza, bavuga bati ibi bintu bari kudukina koko sama prank, bakaba bagira ngo biyinjirize. Noneho Yago abantu bahise batangira rero cya cyizere bamufitiye agisa nk'icyagabanutse, kubera ko abantu bagiye biyunga na Yago bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bamusaba imbabazi, ariko Element ntabwo yigeze agaragara amusaba imbabazi. Ariko hagaragaye ka video bishimanye, ubona ko ibintu bimeze neza cyane, wagira ngo nta n'ikibazo na gitoya bigeze bagirana. Gusa ariko nanone ku rundi ruhande byaba ari na byiza cyane baramutse biyunze, bakaba bagiye kujya bakorana ibiganiro bitandukanye. Byaba na byiza tubonye ibiganiro bavuye hariya muri Uganda bakoranye kuri Yago TV show, ibintu byaba ari sawa cyane, kubera ko n'ubundi niko byahoze. Ubumwe nibwo bugomba kuranga abanyarwanda, ndetse n'urukundo, gukorera hamwe ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Umuhanzi The Ben rero ari mu gihugu cya Uganda yeretswe urukundo rukomeye cyane, n'abatamujugunyiye amasutiye bagiye bamwambika imidari itandukanye, harabavanagamo udushanete bakatumwambika mu ijosi, ubona ko ibintu ari sawa cyane. Hanyuma rero n'amaposti ni menshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ku bantu bari mu gitaramo muri Uganda, ndetse n'abatabashije kuba bahagaragara, benshi bagiye bagaragara bapostinga The Ben, bapostinga ibyaranze igitaramo The Ben yakoreye hariya muri Uganda. Ni amateka akomeye rero, ni ibintu byiza cyane, ndetse harimo n'abari kuvuga ko The Ben kuri ubu ngubu bamaze kuba bamuha ikamba ryo kuba umwami wa muzika hano mu Rwanda.
ese wowe niko ubyumva cyangwa umwami wa muzika hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni Bruce Melody? Bruce Melody nawe mu minsi iri imbere araza kudutama indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz. Ni amakuru ari kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse na timu yo kwa Bruce Melody nayo yarabitangaje. Ngayo nguko rero ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ukabana nanjye kuva dutangiye ikiganiro ndetse kugeza tugiranye kuri uyu munota. Nkubwira ngo niba wakuze ibyo dukora ntugende udakanze kuri subscribe, reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Nkwibutsa ko wanadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitandukanye, hose ni @mount niyo.